Bidi yako kurimo yirukanga wahageze. Yesa shimwe. Ahimbaza. Ibyo mbone hari hirya nago mu muntu. Ni ibiki seri? Ibintu tubonye mu butayu twaturi. Mu butayu? Izi bintu duhenda. Ntimwaje mu butayu se? Sheri imboga zacu zatangiye gukura noneho. Sheri uri kubona zakuze? Ndi kubona zakuze pe. Ndi kubona tunameze neza be. Ariko se Sheri niki kidomoro ko nshaka gushyiramo izindi mboga? Wazashyizemo se udutunguru wenda kandi tw'umuntu akeneye cyane. Mano. Urumva udutunguru ari two twashyiramo? Twashyiramo ibitunguru tukagira imboga nyine n'ibitunguru. None se utu tubaga aho tugeze ntabwo wadusoroma ukaturya? Ku mugoroba harubanza ariko nze kutugutekera. Nta kibazo be. Ubwo aha tuzashyiramo ubutunguru. Ariko ndabona zisa nk'izigiye kuma hari Kristo ntabwo azuye. Kamuhamagare hari aze mubaze ukuntu yabigenje. Muhamagare twumve. Nese kamaza bahari ntabwo reba ukuntu zatangiye. Dore nk'uru rwarabiraye. Muhamagara ze hano. Kristo Karame mabusha. bana nkubwire. Fati buri wese agihuka naho nzana. Bese Bibiliya yishyize he? Bibiliya nyenda nje ndikwirukanka. None ubwo turifashisha iki? Ndanyereye nuko ndikubita hasi. Umagurutso nza ndikwirukanka naho nzana tsigaye. Turasubirayo rero. Wa mugabo ze none Imana wasubira ugahita rugufata. Ushaka Bibiliya niyo turiyambaza dutsinda uwo mwanzi Satani. Turatabigenza dute? Turakoresha umuntu nta kibazo. Umuntu nta Bibiliya dufite. Ntabwo nasurangiye. Ariyo ntwaro dufite igomba gutsinda Satani. Wa mugabo nuko atari wowe niyo mpamvu. Tujye turebe rero Nuko atari wowe ariko genda nawe ujye turebe abo bana. Mbese mutana ntabwo hazi wowe. Dusubire neza wagenda hazi. Genda kigufate wenyine ariko. Aho wagenda hazi neza Bibiliya niyo ntwaro bizi dukomeye dufite Bibiliya. Niyo itsinda Satani. Ahubwo genda nigenda ahubwo ndikuri kungwa utantanga. Oya dusubire tuye gushaka ibyo. Bavuga twuka. Genda wenyine gufate wenyine. Diakoni ariko se ubwo nawe uragiye kuko umwana Diakoni ubuse kuko mana nanjye ntabwo nagiye gose mwese niratanye nabo urugendo ubuse ndagiye nshingiye ku ntabwo byumvikana mwese ndagiye umereye hi nicyo tumunda cyifasha ngiye nyine nanjye bibana nzi kwifatisha yahita ubuse koko nawe ntabwo nagiye gose. Ndebera nukura amazi kaba. Ko wagira ngo akazi kamuzanye yarakibagiwe. Uriya mwana nawe rwose. Ndahageze. Nese Kristo habaye iki kamazi aba hari izi mboga utazuhira? Oya no kubera iri zuba ari. Nese izuba kandi ku zuba ariko wakazuhiye. Nyine nzuhira ku mugoroba nyine iyo hari izuba zirarabirana ariko nzuhira mu gitondo nabwo ujye uzuhira. Amazi ya mu gitondo na nimugoroba. Kazana amazi. Umva rero ukuntu bimeze. Urabona kino kidombo. Ugenda uyoreremo itaka. Urumva? Ugezemo hagati. Ushyiremo ifumbire. Hejuru yaho wongera ushyireho itaka. Ndagira ngo nzateremo ubutunguru. Nabyo uraza ugitereka aha. Nabyo uzajya urabyuhira. Siko bimeze? Akazi nawe ariko gushyikira ugenda ubikore gutyo. Oya nta kibazo. Akazi se umuntu arakihanganira. Oya none se ugomba kujya wihangana. Zana amazi nuhireho gakeya. Zana utuzi ushyire kuri izi mboga kandi n'ibi byatsi ujye ubibagara. Amazi menshi basi. Dore ugushyiramo utwo tuzi dukeya. Oya senda. Ujye usukamo amazi ubone ko nyine ubutaka burimo hano. Nashyiramo. Bwabobeye. Niyo mpamvu. Aya ni make ujye ushyiramo andi. Ubu ku mugoroba uzane n'agashinge ushyiremo hano. Urumva? Ako se ko ntamubona hajya naye namubonye hera twahuriye aha ahandi namubona kandebe mahahari ha hano ubwo nzizi najye ngo wenda muhamagare nimba ahantu hari kandi naye namubonye hano hari nimba nibuka neza kambe cakisha hafi cyo nzi ko twahuriye aha bwa mbere bwa kabiri nimba namusanza nimba namusanze oya kambe ndatembera ndahabona kigiriya ntawe uriyo haruguru ntawe
kanogera ngo meze ngende biteze ni byiza mu makuru ni meza ndakubona tu nawe ni ibintu ari ruzungu umeze neza ruzungu umeze neza sari kubona se bari kugura umwana umugati nyine bari banumye umugati mu rugo se mufite umwana mutoya ry'imigati urakoze data asante data urakoze kungabira urakoze kumpa imbaraga urakoze nyaguhora ku ngoma ndagushimiye wite ndagushimiye urakoze uri umukozi w'umuhanga data wari warakomeje kubimbwira kuzangabira impano zitandukanye urakoze nyakubahwa urakoze ndagushimiye urakoze mubyeyi udukunda ndagushimiye kubw'ineza yawe ndagushimiye kutwereka byose ndagushimiye kongera kunyagura mu mwuka ndetse no mu mubiri ndagushimiye nyaguhora ku ngoma wabanye nanjye igihe kinini ukambwira kuzanyagura urakoze kunyagura rero ndagushimiye muri byose izina ryawe nirihabwe icyubahiro izina ryawe niryamamare uherewe no kuzageza iteka urakoze data urakoze Mana komeza ushimwe ibitangaza byose ni ibyawe Mana ntacyo utadukorera kuva tuvutse kugeza iyi saha niwe wakomeje kuturinda nta kintu twashatse ngo kitwime Mana cyangwa wakomeze uturinde mu buzima bwacu bwose oya n'akabiswi n'akabombo yabona utwe w'umubebi oya mu rugo bantumye batuzaniye umwana babazaniye umwana banditse w'umuturanyi abazaniye umwana mu rugo kambeshye kambeshye ufite ibanga nyine oya ntabwo ufite ibanga ese n'ibyiki ni umwana nyine uri mu rugo ariko ni wowe mwana muto uri mu rugo ugiye kubyina nde hari umwana waje kudusura kubasura ni wowe umwana ntago iby'imiryango ntago bafata umwana ngo bamuzane mu rugo utamuzi ntibibaho ntumbeshye umbwirire iwacu bazanye umwana ariko nyine ndi no kwihuta kanihuta ahubwo nasanga yarize ntabwo wampawe se bankubita sawa nta kibazo ntaribi genda gerayo neza ubundi usukuye amazi dore kubera utasasiye tuno tuboga dore nk'uru rwarabiraye oya ndi kumva ndushye mvuye kwahira ndi kubona mvuye kwahirira ingurube andi ndashyiramo ikigoroba ntacyo urayashyiramo ku mugoroba andi nimo kibanga ataje se jya wihangana musore wanjye none se ese shiri kuko kuriya mwana ari kugenda yivumbura ngo imirimo yabaye myinshi hari imirimo irenze iri muri uru rugo ariko nyine banza umuntu aramushyiriraho nka bitanu kuko mbese kwahirira ingurube imwe no koza ibyombo no guteka ibyo wajya ujya ko ari njye ubyitekera erega amenya ko wamuzanye akiri umwana none arakuze ariko ntacyo buriya twabiganiraho ibintu byose n'ubwumvikane nta kibazo nyine ubwo rero ceri twisubire mu rugo ubwo ku mugoroba araza azuhire katube twigendere ariko ku mugoroba nzisoro narizo ujya ku mugoroba ndumva arizo nshaka ubwo ndaza kugushyiramo n'uturagara siko bimeze ngaho twisubirire mu rugo umwanya ni ikibazo nyine pe ntabwo ari ukukubeshya biragoranye cyane ku buryo biba inzozi hari aho ubona ukahatera intambwe